instinzi bana b'uRwanda instinzi ndayireba instinzi mu bice byose instinzi ndatera inzuzi instinzi nkabona instinzi instinzi bana b'uRwanda instinzi ndaraguza umutwe instinzi nkabona instinzi instinzi bana b'uRwanda instinzi n'abazimana nkabona instinzi instinzi bana b'uRwanda instinzi instinzi bana b'uRwanda instinzi ndayireba instinzi mu bice byose instinzi. Ndabashuje bakunza Face TV uno mwanya bageza amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko ibyo biganiro bikaba byubaka societe nyarwanda muri rusange, bikigisha abanyarwanda muri rusange. Mushaka kwibaza ngo ndi hehe ndahagana he, ariko kandi ubu tuvugana ndi mu kiganiro, ndi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya. Ndi kumwe n'umubyeyi hano w'umuhanzi, ariko kandi wubatse societe nyarwanda mu ndirimbo nyinshi zubatse abanyarwanda muri rusange. Na wundi rero ni MARIYA YOHANA, reka tumuhe ikaze kuri Face TV. Tugoye karibu kuri Face TV. Urakoze. MARIYA YOHANA ni umuntu wagaragaye ku bitangazamakuru byinshi, ariko kandi noneho ubu by'umwihariko agaragaye kuri Face TV. Turagira ngo yibwire abakunzi ba Face TV. Urakoze. Nitwa Mukankuranga Marie Jeanne, ariko MARIYA YOHANA niryo bakunda kuvuga. Ndi umuntu mukuru, umunyarwandakazi. Iwacu ni Iburasirazuba, Umunyakibungo. Ibindi ndi ntuye i Kigali. MARIYA YOHANA ni umuntu agaragaye mu ndirimbo nyinshi, ariko kandi zubatse igihugu cyacu, zubaka n'abanyarwanda muri rusange. By'umwihariko muramuzi, ariko hari abana batoya batabasha gukoresha ikoranabuhanga ku gitangazamakuru cyanjye baramumbaza, nanjye ndavuga nti MARIYA YOHANA ngomba kumushaka abana bato akabibwira byimbitse, kugira ngo umwana muto mu njyana zawe waririmbye nyinshi cyane zubatse imitima y'abanyarwanda, ariko kandi zitwubakira n'igihugu muri rusange. Abana bato urababwira iki? Abana bato niba barakunze cyangwa barumvise ibihangano byanjye, nibwiye ko ndirimba nk'umuntu mukuru gusa, sinari nzi ko mushobora kubonamo ko ari ibitangaza byagize icyo bikora. Ariko noneho nabo ndabasaba ngo ufite impano yo kuririmba, niba adashoboye no kwandika ngo amenye izo ndirimbo, yakwegera abamuruta bakamufasha, kandi ntabwo tubyanga. Arandika akaza agakosoza, ukamutunganiriza amagambo, ntazashyome. Nta kindi. Abana bato nabo mu mateka, mu byo bagenda bumva, ntibakora uko bashoboye, nabo bagira icyo bakora. Badusimbure tugiye kuvamo, turavamo, turabyina tuvamo. Mu ngano zawe nyinshi zubatse abanyarwanda, zikubaka imitima ya benshi, ariko kandi hari indirimbo imwe cyane abanyarwanda bakunze waririmbye, ari nayo yubatse igihugu cyacu mu nyinshi ufite, yitwa instinzi y'u Rwanda. Barakunsabye rero, ariko nimba ntakugoye washyira mu muhogo gake cyane, bakumva ngo iyi ndirimbo yaririmbwe na MARIYA YOHANA, cyane ko hari benshi bayumva ariko ntibabashe kumenya ngo iyi ndirimbo yaririmbwe na MARIYA YOHANA, ariko bamubone imbona nkubone. Instinzi bana b'uRwanda instinzi ndayireba instinzi mu bice byose instinzi ndatera inzuzi instinzi nkabona instinzi instinzi bana b'uRwanda instinzi ndaraguza umutwe instinzi nkabona instinzi instinzi bana b'uRwanda instinzi n'abazimana nkabona instinzi instinzi bana b'uRwanda instinzi instinzi bana b'uRwanda instinzi
ndayireba instinzi mu bice byose instinzi. Abanyarwanda muri rusange baragukunze kandi turacyagukunda mu gihe Imana ikigutije ubuzima, ariko kandi baribaza ngo Mariya Yohana ibi bihangano bye yabitangiye ryari? Ntabwo nabitangiye vuba kandi si kera, nabitangiye sinzi uko nabivuga. Hariho umuntu ukunda ikintu, ni nk'umuntu yatangira kudoda akantu gato bikazakomeza. Nanjye niko natangiye nigisha abana kuririmba, nanjye ariko mbikunda kubera kuririmbira mu rugo iwacu twararirimbaga ibi by'urugomo. Noneho nkomerezaho genda bikunda cyane, nkomerezaho ntangiye gushobora kujya mu by'uburezi mbyigisha abana, nkomerezaho kugeza n'uyu munsi. Tukiri hano ariko kandi hari abahanzi barimo kugenda bazamuka, hari n'abandi bari hejuru, ariko kandi abo bahanzi bose n'abanyarwanda bigisha umuco nyarwanda ndetse bakigisha n'izindi ndirimbo z'abanyamahanga. Urababwira iki kuri uno munsi? Kuri uyu munsi nibakomeze, nibajye imbere kabisa, nibakomeze. Rega iyo uririmba biguha n'amahoro, uraririmba ukagira amahoro, uraririmba ukagira icyo wigisha abantu. Mbese byose nibakomeze, nibaririmbe, ariko mu kwigana bigana ibizima, bareke kwigana ibibi. Kuko hariho ibyo tunabona ugasanga si byo, kubona uko abakobwa b'iki gihe basigaye babyina, kumva iby'abahungu bamwe basigaye bahimba bagashyiramo amagambo adakwiye. Burya nta kintu kitagira, hariho kitera ikintu kibi mu bantu, cyane cyane twebwe abakuru tukumva habaho ikintu gihishwa, hariho n'ikigaragara, hariho icyubahwa n'ikitubahwa. Ariko rero birenze amagambo mabi cyane kuko usanga atari byo. Ariko ubundi nibakomeza umwuga wabo, hari ubaha amafaranga, hari undi ushobora ukaba wataramira abantu, byose ni byiza. Mu njyana zawe nziza dukunda, ariko kandi hari igihe injyana zawe abenshi batabona ahantu bazikura cyangwa se batazi uburyo bazishakamo. Urababwira iki kugira ngo n'ugukunda avuga ati uyu muhanzi ndamukunda, yubatse umutima wanjye, nakura he ibihangano bye? Nibyo, naratinze mu by'ukuri, sinashoboye kubishyira ku byanyu za YouTube ngo mbishyireho. Nyuma yaho ubu nibwo ndavuga reka ngerageze nanjye mbishyireho. Bazabisanga kuri YouTube channel yanjye, ni Mariya Yohana official. Turi benshi ba Mariya Yohana, nawe nibabona Mariya Yohana official, ubwo nta kundi bazaba bageze ku bihangano byanjye, kandi nizeye ko bizabashimisha, kandi nizeye ko bazananyoherereza comments zabyo. Ni intangiriro, nshoboye nazakomeza. Murakoze. Hari urubyiruko muri rusange ariko kandi rwifuza guhanga, bakagukunda mu njyana yawe no mu ijwi ryawe ryiza rwose wahawe n'Imana, ariko kandi abana bakumva hirya bari kuvuga ati uriya muhanzi ko dukunda ibihangano bye, tukaba twifuza ko byibuze yatugira inama, niba byakunda akaba yatwigisha kuririmba. Icyo kintu urakivugaho iki? Waba wenda hari abantu ufasha mu kuririmba, cyangwa hari abo witegura gufasha mu kuririmba mu njyana zabo? Harabona nafashije nigishije n'indirimbo zanjye, bashobora kuziririmba ntahari, bakumva ko ari izo ndirimbo ari izanjye ariko bakaziririmba. Ikindi kwigisha abana kuririmba, neza ko basigaye baririmbira mu manota, njye ntabwo nzi solfège, ni ijwi ryanjye rya gakondo nkaririmba. Nagira amahirwe izo muzumva zicuranze, nzaba naragize amahirwe ngahuza n'amanota y'abanshurangira. Ariko ubundi kwigisha kuririmba nakwigisha pe, ntabwo nawe nasubiza inyuma. Abishatse yaza, asanze mfite umwanya twakwicara akambwira icyo yifuza nkamufasha no kwandika.
ubutumwa bwawe bwageze Banyarwanda ariko burarenga bugira n'irugota amasimbi. Ariko kandi noneho by'umwihariko ntago tubikwifurije, hari igihe kizagera nkuko bijya bigenda kuri ino si, Imana ikagira iti ndagusaruye, uragiye, ugiye mu ijuru, ariko kandi ibihangano byawe ntago bizazimangatana cyangwa ntibizazimira. Ariko hari abana bazavuka nyuma y'icyo gihe bakumva indirimbo zawe bakavuga ngo uyu muhanzi turamwumva ariko ntago tumuzi. Urabwira iki ababyeyi babo kugira ngo bazabasobanurire iby'imyigishirize yawe mu njyana, kugira ngo nabo bazasigasire izi ndirimbo zawe ndetse bazazigireho byinshi, kugira ngo dukomeze twubake tubungabunge igihugu cyacu? Bazabyigisha ababo nabo. Ni nzaba nsize ntanze umusanzu wanjye ku byo nari mfite. Abo bana nigishije ubu nabo bazazibihe abandi bana, bazaba ari byiza, nabo ntibazabyihererane. Nanjye aho nzaba ndi nzishima. Hari umwihariko tujya tugira nk'abanyamakuru ba Face TV kugira ngo twubake natwe igihugu cyacu, twubake Abanyarwanda, tukagera ku muntu wubatse Abanyarwanda, akubaka imitima y'Abanyarwanda, ariko kandi tukamubaza tuti ni irihe banga wakoresheje kugira ngo wubake imitima y'Abanyarwanda, wubake sosiyete nyarwanda muri rusange? Ni Imana yampaye impano. Ni Imana yampaye impano, nanjye ndayikoresha. Ni ubuhe butumwa waha urubyiruko muri rusange, urubyiruko nyarwanda, urubyiruko rurimo rubyiruka ariko kandi rurimo rugenda rureba rwumva indirimbo zawe, ubutumwa burimo, kugira ngo narwo rugire contribution cyangwa se ubufatanye mu kubaka sosiyete nyarwanda? Niba bakunda kuririmba, niba nkuko mbikunda, nabo nibakomeze bizababera umusingi wo kugira icyo bageraho. Nta kindi, nibakomeze bakunda niba bakunda nibaririmbe kabisa, kandi aho batazi babaze ababarushije. Ikindi ni ukubikora neza badateshuka, bajye bigana icyiza, bakigana ikibi, icyiza kiriho. Hari ababyeyi muri rusange bafite abana, ariko abo bana bakaba bumva bajya mu buhanzi, ariko ababyeyi bakagira bati mureke wenda ubuhanzi, bakaba badakunda ubwo buhanzi. Abo babyeyi by'umwihariko nk'umubyeyi mugenzi wabo urababwira iki? Kireka niba uwo mwana we atabyifatamo neza, nanjye namubwira nti ibyiza nuko wabireka. Ariko niba agenda nk'abandi, akagenda akaririmba cyangwa agahanga cyangwa agakina filime cyangwa agakora ikindi, akagaruka agakomeza za ndangagaciro ze atozwa n'iwabo, nta kibi. Ababyeyi nibamuhe gahunda nawe ayubahiriza, kandi nibamufashe akomeza ajya imbere nk'abandi. Ni ubuhe butumwa waha sosiyete nyarwanda muri rusange kugira ngo buri munyarwanda wese agire uruhare mu kubaka u Rwanda twifuza, u Rwanda rutubereye? Dufite u Rwanda rwiza, dufite uko rwifashe, ahubwo dukomeze tunakomezanye, tubisigasire ntibizongere kwangirika. Urakoze mu butumwa uhaye sosiyete nyarwanda n'abakunzi ba Face TV muri rusange. Murakoze namwe no kudusura, ni byiza, twishimiye. Turagushimiye. Murakoze namwe. Ngayo nguko bakunzi ba Face TV, muramabwira ko nzambagezaho byinshi bibashimisha, ariko kandi byigisha, byubaka sosiyete nyarwanda muri rusange. Mwumvishe byinshi byanyuze kuri kino kiganiro, ariko kandi nitubisigaho kugira ngo natwe tugire uruhare mu kwigisha Abanyarwanda mu kubaka sosiyete nyarwanda muri rusange. Nta kindi rero mbasaba no gukora subscribe kuri ino channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru tugenda tubategurira bijye bageraho 5 kuri 5. Mushobora kwibaza ngo uyu muhanzi uwamukunda yamukurahe, ariko kandi afite urubuga nkoranyamaga Mariya Yohana official, wabonaho ibihangano bye byose, ibyo wakwifuza ibyo ari byo byose wabibona, kugira ngo ujye umukurikirana, ariko kandi anakwigishe uko nawe wakubaka sosiyete nyarwanda muri rusange. Turabashimiye.